twongeye twigarukire rero n'umukire w'umumiliyoneri niwe tugiye guhita dukomerezaho. Twabonye ubushize tubona witwa Lucky arimo kuganira n'uwitwa Tricia umukunzi, arimo kumubwira ati rero ubu ngubu abishe kami bose twabafashe, ubu nta n'umwe uri buze kuducika kuko bamaze kwiyemerera yuko bishe kami. Undi aramubaza ati se ati wabatumye se we bimeze bitatu. Rero aka kanya ntabwo baratubwira uwabatumye, gusa bo bamaze kwemera ko ari bo bishe kami. Rero ngubu iperereza riracyakomeje, haturumva intambwe twayiteye. Aho ngaho twese tubona uwitwa Bucuri nawe aje kureba uwitwa Tricia, aramubwira ati Tricia amubwira ati nibyo yaraje kumaza, amubwira ati rero bugiye ndaje murebe nta kibazo musobanurire. Undi aramubaza ati se uyu ninde? Undi amubwira ati uyu nguyu ni umupatina wanjye cyangwa n'uwo Cedric yamaye kugira ngo amfashe kwa ko kami yari yaragiye maze hasiga icyuho. Ngo rero twaje kubona akanya tubona witwa Shafi yaza gusanga papa Alice, amubwira ati aramubwira ati nanone uraje usanze Dani nawe uhari. Ndamubwira ati rero baganira kuri business. Mwibuke ko aka kanya hari uwitwa Shafi afite tageti kuri uno musaza yo kugira ngo amwigireho inshuti yambaye, kugira ngo abashe kubacengeramo maze abagirire nabi. Kandi twabonye uno musaza yuko nawe yamwishimiye, no mu kumwishimira bikaba ari byo bigiye gutuma uwitwa Shafi atangira kugera ku mugambi we mubisha, kandi atari byo dushaka. Rero baganiriye kuri business, aho ngaho turi batinde twaje kwibonera witwa Lucky yegera Cedric akamubwira ati rero Cedric, ngubu icyo nje kubwira yuko ubu ngubu Shalom atari we wishe kami mushiki wawe, ahubwo uwishe kami mushiki wawe ni abicanyi kandi twabafashe. Ndamubwira ati se bimeze bite? Ati kandi twari tuzi ko ari Shalom wabishe. Ati rero abicanyi twarabafashe, ari Gihozo waduhamagaye ko bendaga kumugirira nabi hafi y'iwabo. Ati rero turabafata, biyemerera ko ari bo bishe kami kuko bari bagiye no kugirira nabi witwa Gihozo. Undi arangije aravuga ati rero abo bantu bagomba gukurikiranwa, kuko nimba batangiye no kujya ku mukobwa uri innocent na Gihozo bashaka kumwica, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Twaje tubona rero witwa Aria aho yarazirikiye. Aria yanze kuvuga amakuru turi bukurushize ko yari yaciriye witwa Shalom mu maso. Shalom arangije aramubwira ati ugomba kumbwira ibintu byose, ariko akomeza kugigira. Mu kugigira yanga kuvuga amakuru, Shalom yamumenyeho peteroli kugira ngo amutwike, ariko witwa Aria ntiyavuga amakuru yose, ahubwo avuga ko ari we byose ubiri inyuma, ari we wishe kami, ari we byose ubiri inyuma. Ndamubwira ati niyihe mpamvu ubu nyine ari wowe uri biri inyuma? Ndamubwira ati impamvu nuko nashakaga Cedric. Ati ko ndamubwira ati ko washaka Cedric kwerekera ngiye waje noneho ugashaka kwica ko washakaga Cedric. Nyine yagendaga yinyuramo, turabizi yuko nawe hari abamutuma, bityo ntabwo amakuru yatangaga yabaga yuzuye, ahubwo yashakaga kurengera, kuko baramubwiye ati naramuka avuze akavuga ukuri kose ntabwo azigera abona umwana we aka kanya, kuko umwana wa Aria ntabwo araboneka. Rero byari kuba bigoranye kuba yavuga ukuri akavuga bamutumye, byari guhita bigorana. Aho ngaho twavuye turangije twibonera Gihozo ndetse na Tricia arimo kubwira Gihozo arimo kubwira Tricia
uburyo yatabayemo, yafashe abicanyi bishe Kami. Ati nafashe abicanyi bishe Kami ndangije mbashyikiriza mu maboko y'umukunzi wawe cyangwa sheri wawe Lucky, ndamuhamagara nyine na bya bikabyo bya Gihozo byose nyine nawe urabizi. Undi arangije aramwumva, arangije amukomera amashyi, arangije amubwira ati rero ndagira ngo ujye kuzana ahubwo raporo, impapuro ziri mu cyumba cya Dani uzinshyikirize kuko ndazishaka. Aho ngaho twavuye turangije duhita twibonera Alice n'uwitwa umukunzi we Cedric arangije amubwira ati rero sheri wanjye hari icyo nshaka kukubwira, tugomba kwitwararika kuko Lucky yaje kundeba arangije arambwira ngo burya ntabwo ari Shalomo wishe mushiki wanjye Kami, ahubwo hari abandi bantu babiri inyuma kuko bamaze gufata abicanyi maze baranabyiyemerera. Witwa Alice amubwira ati babafashe, ati yego babafashe, ati ariko nanjye sheri ntabwo nemeraga yuko Shalomo nubwo yakoraga ibintu bibi bitari byiza, ntabwo nemeraga yuko ashobora kuba yageza aho yica umuntu, ati rwose ntabwo ibyo ngibyo nanjye nabyemeraga. Ndamubwira ati rero tugomba kwitwararika kuko nanjye hagize ikintu kikubaho byambabaza, ati mbuze umukunzi wanjye akagira ikintu kimubaho byamubabaza. Twaje kubona rero witwa Gihozo nawe ahamagara Dani, arangije amubwira ati rero Dani, hari ikintu nshaka kukubwira yuko nafashe abicanyi bishe Kami. Ndamubwira ati rero abicanyi, araseka cyane avuga ati ariko Gihozo wajya ureka nyine nawe ntabwo umuntu akubwira nk'umukobwa ngo yafashe abicanyi ngo byumve, yabipinze cyane. Twongeye twigarukira kuri Bucuri yari ari kumwe rero na boss Cedric, arimo kumubwira ati nagira ngo arimo kumubaza nimba witwa Trisha arimo kugenda amufata neza mu kazi birimo kugenda. Ndamubwira ati nta kibazo rwose, mu kazi birimo kugenda niyakira, ndimo kugenda biza. Twaje kubona rero witwa uyu nguyu witwa Trisha yasohokana n'umukunzi we Lucky bishimanye, nabo bafata umwanzuro w'uko bagiye kwibanira kandi bakabana akaramata, bakabana neza. Nabo nyuma y'ubukwe bwa Cedric twitege ubukwe bwa Trisha ndetse na Lucky kuko urukundo rurimo kugurumana. Twaje rero kubona ubitwa Gihozo ndetse na Shalomo. Shalomo arimo kumubwira rero uko ibintu bimeze, mubwira ati rero ntabwo dushobora gutanga uriya Ariya nk'uko twatanze biriya byihebe cyangwa bariya bicanyi, kuko Ariya wenda ashaka yuko aziyemerera nawe yuko afite uruhare kuko hari ibintu byinshi arimo no kumisha. Ati rero nawe tugomba kumukuramo amakuru yose. Ni uko nguko byagenze. Tuza kubona witwa Shafi agera muri kampani. Ese uyu Shafi utarahura n'umuntu n'umwe biraza kugenda gute? Ese nahura n'abantu biraza kugenda gute? Kuko Shafi nawe afite abamutuma. Byose twarabibonye. Mukomeze mugire ibihe byiza.